Joyeuse mon bébé Karame ndi mwiza cyane we ngo turateretana n'ibiki nose guteretana niyo twaba duteretana hari ikibazo. Abana mumeze mutese neza ko mutagenda uko mudataha muri kureba dukoze aka video nyine tugiye kugasora ahita avuga ngo ntago yambarana n'imbeba ngo nitugasore. Kira kintu cyarambabaje kandi uriya musore naramukundaga nyine byatumye mpita mwanga. Mana we ayiwe mana we gusiringo ntago ajya ahoberana kandi ikintu kibabaje afite abandi ahobera hari abantu uzajya ahobera abazi nk'iyana aho muri byiza byinshi biragutegereje ubwo butumwa naguha ariko igisekeje barabavuga ngo igisekeje abayiterura yishyira hejuru ese ko ukitake n'abantu nibo bakumenya none se nitatse uragira ngo utake. Joyeuse mon bébé Karame uri mwiza mon bébé nanjye ndabizi ndagukunda cyane. Naka kantu nkundira ubundi ko kujya uvuga ngo urafuha akantu ngukundira ibintu bya Joyeuse zo byose ndabikunda ibintu bye byose ibintu bye byose example Joyeuse mon bébé Karame uri mwiza shengewe nanjye ndabizi ndi imbeba wumve kuna abantu twataye umuco uretse ko ngiye noya niwe wataye umuco ubona usa nk'imbeba nkuko babivuze no se umuntu ari imbeba ndiyo. Joy Karame meze muterera ni sawa meze fresh ubone ko dutangiye ikiganiro mumeze neza we na Sano Legend amakuru yanyu uko mwari mumaze iminsi tutababona byagenze biki byagenze nako simbize ntago twadwirukanye natwe buno nibwo duhuye mwari mwarapfuye iki uko turi bazima nako cyambere suko turiho nta kintu twapfuye nuko nyine umuntu aba yihugiyeho ari mu kazi kenshi nyine tuma umuntu atapfa kuboneka. Ese ninde wihugiye cyane kurusha undi uyu niwo wihugiyeho baranze Joyeuse bamwangiye namwanga se nkamushyira hehe uzaho umushyira yaraho kake umva mumishko navuze ariko se ashatse bura kuvuga ngo imboga mbi niziba bunkono bakabiharaho kajya burango ngo ibyo bintu ndabivuze burango ndi ikibi nanjye uranutse ikibi ntago twari mwiza cyane ndakahe kabi rero unarusha n'ubwiza Juno mbwira nakahe kabi kanje Tani nkubwira ko utari mubi none se kuba ukivuze ngo akabi naho muri ibyo ngibyo Joy tugiye kuganira kajya ntago hasigo muri ibyo ngibyo tugiye kuganira mutubwire inyuma yo gusorera indirimbo feedback ko abantu babivuze bavuze ese amakuru mwumvishe hanze mwumvishe bimeze bite kwanza Joyeuse ndashaka ko rosubiza amakuru ni meza nubwo n'amabataburamo ni meza amabi nayaye amabi nayaye ibintu byose bibari byiza amabi ntago nyaza ariko amabi nzayamenya ariko nyine amakuru ni meza tu nyine kugira abantu bayivuze iki abantu bavuze iki kuri andi wakoranye na Sano nta kintu kibi bavuzeho nta kintu numvishe kereka narapfuye ngo turateretana n'ibiki nose guteretana niyo twaba duteretana hari ikibazo nabyumvise mu kiganiro cyango nkundana nawe nta kiba kirimo ariko gukundana Imana irabishyigikira ninde wabivuze sinabyumvise se nabyumvise ninjye wabivuze nabyumvise mu kiganiro umunyamakuru wawe abivuga nuwe munyamakuru simuzi numvise abivuga ngo Sano ngo yarapfuye nyumva baza amakuru yanjye cyangwa yarabibonye ko apfuye ndabizi se cyangwa nawe warapfuye buno tukaba turi kumwe n'umuntu ese wamwemera ubundi nose namwemera gute kandi nkundana na Juno ngiye nkunda Juno ndabakire gusa ntago mukundira amafaranga abana mumeze mutese neza ko mutagenda uko mudataha muri kureba wo muzi kuririmba nende uzi kuririmba Joyeuse muri awohe nga uri hafi naza aririmba twagera Joyeuse mon bébé Karame rejana murembe Joyeuse mon bébé Karame ndi mwiza cyane we urumva ko umwana arenze ararenze ninde wundi ubizi
aya mukuru ninde bizi wewe ngwino w'umuhungu ngwino twagiye ngaho Remba mobe. Joyeuse mon bebe Karame uri mwiza mon bebe nanjye ndabizi uragukunda cyane nanjye Sibishimye? Abana abana ni beza cyakora Abana ni umugisha. Joyeuse watuno Imana mwamubona. ibaho umugisha abana bato kandi mwige mutsinde muzige mutsinde sibyo Sibishimye se? Sana sibishimye se? Sana umuntu utakishimira abana koko. Abana ni umugisha. Rero nk'abantu b'abasitari iyo umwana kuririmbe wikora mu mufuka ukahita umuhereza iki amafaranga. Nago uriya n'umwana ukiri kwiga nago wamuha amafaranga ushatse kuyamuha uri kumurira nabi. Icyazi ni uguteranya abantu. Uriya mwana ariga ushatse kumuha amafaranga ushobora ibyo by'amafaranga umuha amafaranga ushobora gusanga yanagize hari ikibazo hagati ya mama we nawe wenda mama yamukekera ko yibye umwana nkura kandi umwana wiga ntabwo uba ugomba kumuhereza amafaranga keretse yenda uyamuhaye yenda ari kumwe na mama we biba byagaragara neza ko yavuga ko yayibye cyangwa se ukabona bimuteje ikibazo. Bebe murateganyiriza iki abantu babakunze babakurikirana harakutegeka kubaha ingoma zitarimo bwe nka biriya byabantuza ni ingoma zirimo umurongo mwiza ubutumwa bwiza bunyoroshe utarimo bwe nyine ntabwo bizi se. abateganyiriza iki nyuma ya Bebe ikiri guteganwa tuzakibabwira ejo bundi. Hari kandi kagoma ngenda kuba mwakorana se cyangwa muteganya kuba mwakorana se kuki turi kumwe kucyumva tutagakora bwo kugakora ntago turabimenya ntago twakizeza abantu ibintu bidahariye Imana ize nkuko yadupangiye biriya bikaza tutari tubizi n'ibindi bizaza biraza gakeya kuko ntago uko twayikoze ari nako twahita dukora indi. cyakora cy'umufungo ubonetse twabikora. Ikintu cyose kigira ingaruka mbi n'ingaruka nziza sibyo? Ingaruka nziza cyangwa ibyiza wakuye muri ya ndirimbo nibiye sana? Ariko noneho byiza ni ukubona ishusho. Ibibi ibintu ni uko nyine nabonye ishusho nta kindi ikintu kiza nabonyemo ni ishusho y'indirimbo. Ikibi ni inzara yamwishe yagiye kuyifuza. Inzara si ikibazo, inzara twiyirije n'ibyumweru 3 tutarapfa nako n'ibyumweru 2 danari imbeshye tutarapfa turi bazima twiyiriza. Ikibi nabonyemo nta kirimo ni comment mbi n'amagambo abantu mabi babwirwa batazi imvune z'ikintu umuntu imvune yagize mu gikorwa runaka. Ikindi nyine akaba abantu ari kureba igikorwa cy'umuntu bamushyigikire gusa. Dusoze dore amasaha yagiye sibyo? Dusoze ndagira ngo ugire utuntu tumwe na tumwe ubaza Sun Legend ndetse ugiye n'ubutumwa umuhereza. Gake Sano sigaye baye mu rugo abantu se babari mu rugo rwaye mba mu rugo aho ntuye tu yarakomeye kabisa. None se ko naje akanga no kumuhobera samuhobere disi siringo ntago ajya ahoberana kandi ikintu kibabaje afite abandi ahobera. Hari abantu uzajya ahobera abazi mwiyana abandi ndabazi ariko ujye kuhira Joyeuse namufuhira suko se nibisanzwe aho bigeze nge numva ngomba gusara ayiwe ngukunda cyane nkaho byo ari bya nyuma manana mana we ayiwe mana we ngiye gusara ujye kuhira Sano ntago mufuhira aka kantu kigeze kaba kuri Sano ukumva urababaye
urabizi hari ukuntu abantu bisanzuranaho yambaye ikote ry'umusore nyine uwo musore ahita aza kabisa utatabye ku ruhande twakoranye nyine yari aryambaye nk'uko nyine wakambara ikote ry'umuvandimwe araryambara kandi ngo yari inshuti yanjye se we abanza uvuga nanjye dukoze akavidewo nyine tugiye kugasora ahita avuga ngo ntago yambarana n'imbeba ngo nitugasore kiriya kintu cyarambabaje kandi uriya musore nawe aramukundaga nyine byatumye mpita mwanga akavidewo mwaragasore se twahise tukihorera ngo ngiye ngo ndi imbeba ntago yambarana n'imbeba ngo ndi imbeba wumve kuntu abantu twataye umuco uretse ko ngiye noya niwe wataye umuco kandi nibuka ko hari indirimbo ngo wari ugiye kujyamo yarayishiti bavugije induru ngo ntago ngomba iyo ndirimbo kuyijyamo nibuka ko wambwiye ngo niwe wa mbere wavugije induru ngo ntago wayijyamo ho muri byiza byinshi biragutegereje ubwo butumwa naguha ariko igisekeje barabavuga ngo igisekeje abayiterura yishyira hejuru nawe nta ndirimbo ifite basi ifite n'ibihumbi 100 no ibyo ngibyo byihorera njyewe ubutumwa naguha nuko uko nguko bavuga ngo ntago bambarana n'imbeba ejo uzabona ari amagambo bakubwiraga ari bo mbeba sibyo umva ndakwemera ntushaka uzanyita imbwa njye nta mutima mubi wakwise imbeba se ubwo urumva ari imbeba n'imbwa kirya imbeba akabazo kamwe uretse ko byamubaje tubyirengagije tutabeshye nyine tutirengagije n'ibyo ngibyo umuntu wavuze ko ndi bugusubize tutirengagije hato wowe ubona usa nk'imbeba nk'uko babivuze no se umuntu ari imbeba ubona usa nk'imbeba ariko ntago ari imbeba ntago ndi imbeba ngenda umwana mwiza niba ari n'umuntu ugira umutima ese ntukitake n'abantu nibo bakumenya none se nitatse urajya nkutake urajya kwitaka gute se kandi abantu ari bo bakumenya ntago njya nigira mwiza ariko ntago ngomba no kwigira mu none se ngo biriya biboro byarambabaje kandi wumve ngo uriya muntu ntaramukundaga byahise bituma mwanga umuntu utinyuka akavuga ngo ikintu cyanambabaje nuko nanamukoreye challenge y'indirimbo ye ubu kuri Facebook yanjye igize ibihumbi 5 challenge ye najya nacyubaha icyo kintu ariko umuntu waremwe mu gitaka umuntu waremwe mu gitaka akitora ngo ngiye sano ndi imbeba imwe ijya guca imyenda ijya gufata imyenda mu ntuzi umva tega nkubwira umunsi Imana yamanukanye ikagukubita muri ibyo bitugu no muri ibyo byanwa byawe iryo kote rishobora kuba ritanaguze tarani kandi tarani savuye twanayekorera nubwo twakorera umwaka ariko utatwise imbeba sano namafasha tukayakorera karigura nanjye ariko byarambabaje bosi we ni gute muhereza umwenda akawambara wowe ukaza ngo ni imbeba nani ndi imbeba we ariko se buriya mana ariko Imana irarema hangane mwana nasoza ndabona mutangiye kubizikuzana ibintu nabazi nabo muri kuvuga n'abantu nanazi turabakubwira ntago twabavugize nako muraziranye birashoshe ntago mbaza okay reka dusoze uri kuririmba utuntu tumwe na tumwe uririmba akantu joyeze twisoreze mu mahoro yacu twege dukunda amahoro tutarasoza nakaye kantu ubundi kujya uvuga ngo urafuha akantu ngukundira ibintu bya joyeze zo byose ndabikunda ibintu bye byose ibintu bye byose example joyeze yarize example twayigaga mu gatandatu ngo ni urugero harya ikintu ukunda kuri cyane ikintu nkunda kuri joyeze cyane sobuka ari byishira ndavuga iki vuga nka 2 cyangwa 3 muri byo turi gusoza vuga nka 3 muri byo kugira ngo nanjye numve nka 3 ikintu cya mbere joyeze iyo mwamenyanye igihe mwamenyanye agufata nk'umuntu w'umuvandimwe we uri kumva ndabizi agufata nk'umuntu w'umuvandimwe we ntiyakora ikintu ntiyabagiye gukora ikintu muri kumwe ngo aguhishe cyangwa se afite ikintu ngo akwime ikindi kintu acisha make rero yahuye na Legend kandi ngiye Legend
cisha make ariko njye Joyce uba wiyumvisha ubuhanzi uba wumva umeze ufite ukuntu biba biri ni gute gutya yareka kwiyumva se nanjye ndimo abantu bamurwanirira yegora dusoze nk'aho uririmba turi muririmbe muririmbire nabanza aririmbe ndasoza ako mwigeze murimba mo bebe we twagiye tuyiririmbe tuyisoreje Joyeuse mon bebe Karameni uri mwiza shenge we nanjye ndabizi nyemerera guha urukundo kuko nkukunda iyo niyo gahunda nkunda Juno niwe nihebeye unyemereye naguha takeya ukambera meya tukabana paka keya sizo nshaka Juno niwe nshaka kuko mukunda mayilo mu rukundo bote sheri oya no waje utinze mfite sheri nibyo ngibyo yes rero reka dushimira abantu mwadukurikiranye kuva ku itangiro kugeza ku musozi mugira amahoro y'Imana suhuza kandi tubibutse yuko amahoro y'Imana bane n'Imana na Joyeuse tugiye gutandukana Imana igomeze kube hafi kandi guhe kuhaho karonka urakoze nanjye reka nsuze Juno ndumva usoje sana nanjye Juno ndamushuje kandi ndabashimiye mwese mwabanye natwe Imana ibahe umugisha kandi muhaye muronke mu byo mukora byose zahure dukora forogako sawa urakoze